agapapuro wandikaho izina ryawe na drop y'izina drop y'izina ryawe. Wewe mukobwa wanjye agapapuro wandikaho twagukira. Interrogazione ya kubaha uko nyamwe ko nkagenda mbona amanota make ariko nishyira ku manota menshi. Small quiz. Prove that sine of x plus cosine squared of x lingana na cosec squared of x minus sec squared of x. You prove. Tiremo testa. Mwebwe murifata mukamenyera x gusa kandi icyo mba nshaka ni unknown. Unknown nshatse najya nandikaho cosec izina ryawe akaba ari ryo jambo. Ubwo mugabo no gushaka izina ryawe. kubera yuko ubona mu ishuri hano ntamenere bari biragoye no kugira icyizere ariko komeraho sinzi niba bizakunda oya bizakunda komera ndatekerejeho cyane birababara cyane nyine kubabara ariko kandi ugomba kureka ko mu ijoro hari bizashira koko bizashira wige umere neza nawe umuntu ukomeye izo nzozi simbizi ntabwo bizera inama se inzozi zaba ari inzozi kuri wowe ariko kandi nawe ushobora byose kwizera twigira kwizera udashidikanya ubwo ko imana kandi rero ni byiza udasiba imana gusa nyine mba nguhangayikiye kubera mbona mu minsi ntabwo meze neza habaye njye ntabwo iri zuba ni hatari sinabwo mwamujyumva harimeze nabi nuko mutarivuye ko mukariguma ko jera mwimenga umuranga muko mutira story mwari mubiye kandi abo n'uwingu wakana ameze ngo ese afite ikibazo cyane nta kibazo ariko muri mushobora kuba muzinanye muri inshuti iya karitiye nabonye mucamo niho mutuye mwese muraturanye niyo mpamvu murakuri turi sikuru mama ibero kundi kuntu gusa nyine nanjye niko ndigenda ninyuze ngahe nigendera nubwo mbona iri vumba ari byinshi nuko nyine twambaza twishakiye samede niko babimeze sibyo kabisa narimeze neza nta kibazo hakora kuturageragere nawe iyo sura ntabwo ari nziza mva wowe ushobora kuba kumengo uzi kumengo wabuze umuvyeyi ma nyine turavugana kuko nyine nari mutipe nari ngiye kureba hajya sivyo nari ariko nyine rero ni byiza kuza muri igonga ze murabireka sivyo okay kwa nari bima sivyo ariko nk'umutatu uze kuvugana nta kibazo cyane wewe nta kibazo wapo ma ari bitabo cyako kuzaniza nzagutiza nari biramunira mu nzira twigana sinishuri rero kwiga ryari bamuzanye bari amazi menshi sinzi ko basanga utamuzi cyangwa bamuzanye ejo bundi naje wapi yari arimo yabaga mu kintu
ndariga mwana ari mu bakire no mu bipango wabo ni urahaza ameze gute ndakubwiye ngo ndi mu bakire ndetse aho wigiyeyo kahabona ntabwo wabyumva afite papa we wowe na mama nawe ariko n'umwana mwiza akagira n'umutima mwiza uramuhunga ntabwo napfa kumenya abahungu bo muri iyi minsi gusa wamenya gute ko afite umutima mwiza mbona agira umutima mwiza nta mindi ntabwo ajya mu bakobwa sinamubona nawe ubona afite imyaka itari nyine ubwo wasanga rero se abana mu bakire ntuzi ko baba bikora ibyo bashaka baba barabatetesheje niyo mpamvu yikora ibyo ashaka cyane Hiyo ni salama. Azeri, sivyo? Esi mbugani. Ubiga mbugani zere mizima. Jibari bambwira nje kwiga mbugani ndabyara kwa nyine cyawa senzi. Ako benda muri musa neza shaka sigomeze umva ari kumbwiza kwire. Uwo waje ukerekana. Cyawo aho buri musi yo ndaho gutembeza handi musa nari ko barida ko abantu hari mu Kanombe. Wa mukobwa umwe yatuye yaratuye nkayi wacu umwe ushitse n'ibire mu nzu cyagize ubukanka amafoto ye amafoto ye wamwibutse iki cyose ntubona mama n'umwana bari bambaye neza byakomeye cyatwa umva twari ubuzima byo bimeze bidashaka kandi amwe tuzogendereye yatubwiye umushoferi wacu saa 8 ngo cyo tugereye tujye mirongo kuri 40 yajya azujyane kugira ngo sivyo ako wewe wapi umemwona kichanga msake chenye munga zatumye yabona bwana ukiri munga ndaruka atijewe musaza anje ndamukini kumvise ndamubara mu jena kumva tawa msake n'abe kwatsa nesha kumva ndagatuka telefone yo mukuru w'ikigo cyanyu akumera kumaturavuga ariko bikana kwezi wese ufite agasipurize kamwe nawe ukabavuze bateko ntabwo nje n'ibintu by'imikino uzi ngo nzabwifuro reka je mfite shasi y'inza ariko utazahita kwiga kuri afuro uzoyikoresha muri wikendi yonyine sibyo twari tumeze neza ntabwo tumeze neza nuko byagenze neza nuko byameze neza byataha wowe bavuze ngo uze ko uzitwa mu mufite ngo bizamu ntabwo ari kuza ako ashwi yakubo ashwi bwa busanzwe bw'intu yacaho ufite cyashwe n'umwana mwiza ariko atararambenga arakwatuka dukore iki okay so okay reka tugende Bitese. Ara mukobwa wanjye mwiza utese. Amakuru ni meza. Amakuru se. cyane meza Amakuru ya Uganda. Kwishuri biragenda neza. Warakuze. Murarya akawunga. Uganda Barasuma. Yebwe murimo murarya akawunga. Mandeta gukagira hano. nako mwereka zafoto zarabari yaje tuzaze ko Sawa kabisa Museveni ndabona abafashe neza. Wese bimeze bite? Igitabo ugezeho cyanditse. cyane sinabisho Deruka kuvugana ubwira ngo ugiye kujya mu Ruhengeri mu misozi kureba ingagi wayo. karagenda bya nafashe cyane kumukanda igitabo ibintu byinshi byagiye bimfasha kwandika cyane ku mateka Hariya rero mu Ruhengeri hari amafiti yanjye hari muri Buranga yitwa Nderiya. Bita zakagenda nagira amatunga cyane ibirayi. nagasigaho wazama Nugeze ambire mu kutumeho umunsi urizi. hano ni mugabo uje gushaka Eh. ushaka Burundi Hariya. na Kanyoko kubera
nyogokuru wawe niho yavukaga nanjye ntabwo nzi umwana ariko ndabona nta kibazo gusa ugomba kumenya mushiki wawe ugomba kumenya mushiki wawe ukamenya ibibazo urabona nanjye bari mu bintu byinshi akazi kenshi nshaka ngo mutere imbere ugomba kumenya mushiki wawe kuko uri mukuru ukamenya musaza wawe igihe nahari ukabwira umusaza wawe ikibazo ufite sibyo ukakujyana ukajya gukina ugatembera n'ubundi twagejeje ababwira buri kintu okay ibijumba sagiye biryoshye abana rero ntabwo akavuga ntabwo ndi bukageze mbese mwana ntabwo bagiye kugukura mu ishuri bigiye kurangira koko ureba ubuzima bw'iyi minsi binaniye n'imyenda usigaye ijyana ifite imikororombya kubera kuyifuriraho urabona bizagenda gute n'ishuri ugiye kurigamo rero dutangire dukore ibiraka tujye tujya guhinga turebe ko dukorera amafaranga mwishurira ariko mama imana izabikoraniza ariko uraba uvuyemo nk'imyaka 2 twongere dukore amafaranga uraba ugiye no mu kazi ko mu rugo kugira ngo tubone amafaranga yo kukwishyurira nyuma dushobora kubona umuntu udutera inkunga basi umuntu ugutera inkunga hatagira umuntu uzagushuka ubwo ni bya bihungu bishobora kuzagutera inda bya shuga dati cyangwa bikagutera na sida uzihangane wenda ujye mu kazi ko mu rugo urebe ko tubona amafaranga mwana ntabwo nzabikora ibyo bigabo ntabwo nzabijyamo tuba turi kunywesha n'intuza n'amazi kanyweye mwana ubuzima buzahinduka ariko ndumva wajya mu kazi ko mu rugo kugira ngo tubone amafaranga yo kukwishyura nanjye nkajya njya mu biraka nkakora amacenda tukajya turya ibijumba tukanywesha n'amazi mu cyimbo cy'imbaga tukayabika nkakurihirira amashuri ukiga ukazagera aho ugeze gusa turajya kureba wa mukire ndebe ko hari akazi yazakurangira mu mujyi wowe undi wo ku muhanda hariya hirya noneho ko twanabaye ahantu hanakiri Uri mama wa bose narigeze aha ngaha rero naje guca inyuma y'ikigo mwereka niba rero se ubona bigendana bagenda gake ko mu rugo sinjya numva kugira dusoma tw'abanyeshuri mbega tw'abanyeshuri tutabura ariko biragenda gake gake urebye agakora abandi banyeshuri narigeze hano rero ngo ntabwo wa musanzu nyine w'ababyeyi ubu urabizi nk'ubyura ntabwo byaba ari ngombwa mu rwego rwo gufasha ikigo n'uburezi muri rusange ariko umuhungu wawe biragenda pe nta kibazo mugerageza rwose dushyiramo agatege tubatatiza ku bana nk'uko bizagenda biza gake gake uzajya nyura hano mu gihe kujya hanyura biba byiza kumenya imyitwarire y'umunyeshuri wawe ku ishuri birafasha cyane umuntu akamenya uri kureba ku mpapuro z'abandi ureba iki wakoze ibyawe ibyo nakubwiraga biba byiza gukomezanya no kureba imyitwarire ye neza uzajya munyura rwose mu gihe mfite umwanya uri kureba ibiki wowe
nayinzanye fotokopi ya borudero nayigusigira none se ubu ngubu wamubara iminota mike n'ubwo n'abari muri kampani iminota mike bizahagaruka siko bwo umwana arimo interrogation nawe iminota mike reka ndeba aho tugejeje mu bisoza no kugana sawa je nta mikino ubundi ko ndagomba kwereka nanjye ko ndi umwana mwiza kandi arize ko abikomeye nzi ko mbere ko n'ibigenda neza uzanyohereza hanze nkamva ntabwo manika mu Rwanda amakinye ko ngenda hanze kora nyine kora ubundi bisa ko twabivuganye ariko rero nyine nanjye gusa nyine wabiza akantu kundi abandi bana dore baba bari ku baba kuzana ku amafaranga spend down Mwanzo attention ni mbaya stand up uzi kwa attention school fees stand up you should be understanding stand up no yugusa abana mwese bakorera duriya ni kotereye n'ita ngakwiye kwa mushyikira ubwiza kutishyura minerval kutishyura minerval ntabwo murayabona mwese bagakwiye gutekereza no kubura imbaraga zo kuza hano uza gukonsoma ibintu by'abandi bo niko niko nyishu Denise aka gapapuro kawe rero urabona bari babikoze sibyo ari ibihembo by'uburezi bikeneye amafaranga wamara ko rwose ndasariza abantu amafaranga y'ishuri tuyatanga zo gutekereza ntabwo twazakomeza gutya ubu ni uburezi bukeneye amafaranga ibyo bipapuro byajya bakoreyemo bisohokana uzagaruka mu gihe cy'amafaranga y'ishuri ubona ureba aseka kubona ureba uraseka mu ishuri amafaranga y'ishuri udashaka kuyatanga gusa nzayatangira mubabarire murayashaka mpaka na ryari mwagakwiye kuba muri mu gihe cyo gutekereza kwishyura amafaranga y'igihembwe gitaha amafaranga y'igihembwe gitaha wo n'icyiciro barakishyura uri gutekereza ikintu uza gukonsoma abandi bagatsinda ntibambara n'iniforume reba ibyo bisatsi byabo ndamubwiye ngo nzongera kubona muri iki gihe si no kukiganiramo gusa no kukireba nzongera kureba muri iki gihe ari uko azanye amafaranga y'ishuri turi kumvikana nishyuze neza turi kumvikana sitazi nsinzi n'ukuntu ihuse uzagaruka uzanye amafaranga y'ishuri wambaye n'iniforume nzima nk'iza abanyeshuri umuntu araza aravunika ntashaka kwishyura amafaranga y'ishuri muhamubona ibihembo by'abarimu bifashe wabona rero kurusha abana reka nisubire mu ishuri ko hari ibintu mwari bwarangiza gukora ariko urabizi ibyo mu dufirika sinzi reka ngire ndabizi ariko nuba ore neza nibyo
uraneze urabizi Kananye nimanukiye. urugendo rwiza ma Sawa bye. Nimepoteza mboni yangu, ni adhabu kubwa kwangu, nimekuwa kama zuzu, nafanyiwa kila kitu. Hey, listen Munira, usiendelee kulia mama, kwa sababu kila kitu kinapangwa na Mungu, na Mwenyezi Mungu aliyaona haya yote. Unapolia unakuwa mkufuria. Mimi nipo kwa ajili yako, nitakuongoza. Stop cry please. Hii ni karama Mwenyezi Mungu alikumba viumbe vyake. Allah ya mbabu tuhemba umenga nakameze neza habaye bamwirukanye mu mafaranga y'ishuri bagaca ubwira amajambo yose none ubusuba barwini ibaze jamwana afite ubwenge kandi akiga urumwe kumara agashaka gasukisha nabyo bimaze bisibira hari imana zakasibye tuzatura nana bakora Mana yanjye usha mbona iyi fomo ninde nk'abandi mbona iyi ndwaye sema bizarangira byari wakabaraga kagusunika imeze bite ba fresh nanje naruta siko wicaye ngaho nuko nanirimo kwiga tu ariko amasaha sinaragiye ariko isubira mu masomo kugira ngo mbone uko nzatsinda yaje masomo kishida spera ndi mugomere ntago wanyoroheye ha nawe ko yaje ku ishuri haje arambare tumva ariko ntari bitu reka tuzabisa ariko mva kubaza tumugo kubaza ese uriya mukobwa aje nisho ntabwo nabonye muri inshuti ariko mutuye no muri kayitimi cyane turatura Menye ishuri iwabo imeze bite kugira ngo amafaranga yo kumwishyura imeze ari ishuri byageze waba ntabisese ubizi nyinshi nta mafaranga y'ishuri baba bize bamwishyura kuri waba ari abakene ni buryo bashobora basi yarangira ikana ni abakene no kurya ni ukumanza kujya guhingira abantu kandi abuze ubwenge ubwenge umva mu bantu bose bagirage nishu ndamusha mu bantu ba mbere burya iyo mbonye amanota nyishu mbonye basi niwe mu wa mbere n'umwishyura ajya bose ubibona niwe mu wa mbere ntinya ku kintu cyo kwiga ari ikibazo ubwenge ariko umva bamusayikije sivyo ikintu ngomba gusaba sivyo ndagomba kibe nkibanga sivyo kandi ukimfashe mu nzu kandi bakapfukamwa nta tukiri kumwe niyo ndoje batana ko nawe nigwariye twebwe mu rugo asha urumva ikintu nshaka kufasha ndashaka kujya mukobwa nyishu ko abandanya yiga sawa jewe mu rugo amafaranga ahari iyo se afite inumere wanje agereza ibyo bose kuma icyo nshaka cyose ntacyo mu rugo pembura sivyo rero ikintu nshaka ngomba umbikira ibanga uko nafashanyije icyambere ari neza ni umukobwa sivyo naye ndi umusore ningenda je nkagagara imbere yo kuba ngenda mufashe ntabwo yabyemera abitwe twa umuntu w'umukristo mu ADP ari aho ngaho umukristo rwose ntabwo numva umuntu w'umukristo abonye umuntu agenda amufasha yavuga ati ari ibindi ndamushaka kandi ntacyo mushaka gusa ujye manda agomba kubiga kabisa je ndamwikundira uko umenye nyine ko nyine pe nkamusaza nkamushikana sivyo yego pe ko naye iki wafasha ni kintu sivyo ngomba shaka amafaranga wewe ntuzi mubwire ko ari jewe shaka kuba namufasha
uzi umubeshi basi ko ari undi muntu w'umumama ku ruhande kugira ntari umubwiye ko ari igihe ntabwo yanavyakize nka wumva uje ngenda iyo dira nayikora nta kibazo Wayikora? ariko yishaki wayikora nimba uri inshuti ye by'ukuri yewe nzayikora ndikiti naye nzakora icyo amafaranga ntabwo azabura mbere n'umuntu twumvikana cyane na pere ntaribika nkeneye no kwambara ku munsi wa mbere sivyo akeneye kuja kwishura wowe turaza kuvugana ukuri biza kugenda kuri telefone ufite nimero ya telefone telefone ubu twavuye mu ishuri nta na kumwe nta na mesiyango nawe wampaniye yewe yawe ntari nka ntugiye nitigo emutiyeni yewe ni MTN 08 tatkarindwi 93 8 okay ntari bihe turaza kwivugana neza nyine bikwiye kugenda sivyo ariko uzambikira ibanga mbona ngenza tubishire ku mutima kugira ngo ugire si sawa nawe nta kibazo ntari nigendere nitunyuramo kese jewe mama naza yaragwana rifite turamutse tumubonye ku muhanda kwa muganga sose byemeze bite so nakubwira iki imbere wawe nzika kwitaho cyane rwose no muganga aje no kuba inshuti yacu aranavura gusa ubona twamira twari twabisanzwe biri kwiyongera birimo biriyongera bari ikibazo yambwiye ngo ntabwo indwara yarashyigikira ariko byibuze araguha imiti igabanya imitara yiba ariko ntakintu gutanga urumva ari ibibazo umuhungu wacu amashuri yayajyanye n'ubu ngubu meze nabi umuntu nyine urabona umuntu aba yihanganye kwihangana ariko n'ubu ntakigenda ushaka kukubwira ibito turabimaze rero cyane yashize kabisa ubu bimeze bite unganira na mama wawe wabaye bwahurije rwanda ku ishuri se bimeze bite uriga neza nta kibazo biragenda jya wiga mwana wawe wabaryamye saa sita uyu munsi ntabwo ujya gukina agapira urashaka ko tugenda none ubu ngubu ntabwo sinigene mbyutse nahise muri reveresi yagiye ntabwo rwose iminota mike byaba byiza nyine mu harya nangahe nawe urabyumva nawe ndamuhangana barabiganiriyeho twari twari kubona ntabwo wari njye ntabyo nari ayifite none 10 si ubwo hajya ngo ni akaniveriseri nyane mbese mu muryango wa bitanu nanjye ibindi bitanu nyine dekarasana n'ibindi ugomba gutaha kare utaha kare kandebe hano hariyo n'abagize 10 ariko naho ariko ubanguke wibuke ko ejo tugomba kujya gusenga mu gitondo yareba cyane zibayagaye cyangwa ngo mwongerere se ze kugura akantu ariko aramutinze yayanjye ntanganya kugeraho utagiye kuyagaye reba kuzagira ngo arabukunda sawa nagenda kandi urakoze uze kare wandaze kuzaza uze kare tuze kuganira yego ntabwo sawa Mwiriwe neza. mama nyishu Aho neza mama. nyishu nadine ngari kumara gushaka Ora ntabwo ujya akajumba se. bari kumwe Na mwana wanjye ari muri. wenyine Uwo Nadine se kandi ni uwahe? inshuti yanjye tugana
ubwo ntabwo muri kumbeshya ntabwo ari uwo oya wasanga ari n'umuhungu ugiye kureba mama ntabwo ari umuhungu murimo muranaseka mwana wagenda ariko ujya wumva impanuro nakubwiye kandi bangukuze tujya guhinga cya kiraka ndabitanze ntabwo ndi butirukanka umwana kumukereza icaba wicaye tube twiganira aho tujya se nyishyu n'umuhungu agiye kureba n'umukobwa n'iki ni umuhungu nako ni umukobwa murimo murancayika mwabana mwe kandi umujyi wa Kigali uyu mujyi ahantu turi bazabashuka babajyane mu mujyi wa Kigali nyishyu ntabwo ari umuhungu agiye kureba oya ntabwo ari umuhungu noneho reba ukuntu usigaye warigize ajyana abahungu ntuzashukire umwana reba ukuntu usigaye warigize umukobwa mwagiye mwubaha mbese bisi ibisanzwe ntuzanshukire umwana uzihangane umwana wanjye namuruhanye kuva kera se yaduta akagira ntabwo namusuka rwose hano bibe byuya ntibibe amaraso rwose umwana wanjye yazambabaza afashe inda ye inda akiri umwana bampinyishya n'umwana w'umutungo urazi mbonye umuntu ukwiye kunyishyurira ishuri oya ngo ngwiki umuntu ugiye kunyishyurira amashuri mwiga ni umugabo ni iki ni umumama ntabwo ni umumama mwana we ubwo ntabwo ari abandi bashimusa ni umumama mwana we ndagushimye ubwo se niwe waba agiye kukwishyurira amasengesho narayasenga mwana yayumvise ugiye kujya mu kazi mbese nyishyura ntabwo ukivuye mu ishuri ngiye kwiga none se uwo mumama ari hehe ngo ujye kumushimira we arakoze mama azaza hano kudusura azaza ayiwe mana we nzajya nkubaha ndumva noneho nayanze ugiye kuzahingurira mwana ubwo nzubaka uruzoro nini